umugore iyo aguciye inyuma akakugarukira ntabwo biba bivuze ko agukunze. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe ngo biba bisobanuye iki. Kugaruka k'umugore si urukundo igihe byabayeho biba byamucanze. Amayobera mureka tuyashyire ku ruhande uyu munsi tuyavaneho. Rimwe hari ubwo umugore ashobora kuguca inyuma ubundi ukajya kubona bitunguranye cyangwa se wabimenyeshejwe aragarutse. Iki gihe ntabwo aba agarutse kubera ko yabonye agaciro kawe, ahubwo abagarutse kubera ko uwo yari yasanze yibwira ko akuruta nawe aba yaretse inzererezi. Ubwo rero azagaruka. Umugabo aba yasanze muri make nawe aba yamwanze. Ni abagore. Nitwa Ismael Mugisha, bahaye ikaze mu kiganiro agatabo amasomo y'ubuzima. Kora subscribe uzajya ubona ibiganiro by'ubwenge, ibiganiro rusange tubagezeho hano bikwigisha buri munsi. Birihutirwa. Kugaruka k'umugore waciye umugabo w'inyuma ntabwo ari ukwiyubaka aba ashaka, ahubwo ni ukwangwa no gutereranwa n'uwo mugabo aba yasanze yibwira ko aguhimye. Biba biri kumugaruka. Nubyita urukundo wowe uzaba wayobye. Ubusobanuro nyabwo bw'ibi ni uko aba yabuze amahitamo. Ntabwo agaruka agamije gushyira ibintu ku murongo, ahubwo ni igisebo kiba kimwihisha inyuma kandi atapfa kugaragaza. Uva iki ibyo bintu bivuze? Nibinakubaho uzamenye uko bisesengura. Nta mugore ukugarukira kubera ko yagukumbuye, ahubwo ni uko uwo aba yasanze aba yanze nawe kumuhitamo. Burya umugore ajya kuguca inyuma mu buryo bw'ibigaragara, mu buryo bw'amarangamutima ho biba byarabaye kera, aba yaragiye kera. Kenshi agusiga yibwira ko agiye kujya ahantu heza, yibwira ko yari akwiye ibyiza biruta ibyo wowe wamuherezaga, ndetse ajya kugenda abizi neza ko wowe uri uwo gusimbuzwa undi. Gusa iyo umugabo yasanze cyangwa se yasanze amujugunye cyangwa se ibyo yajyanywe nabyo abibuze, aho yagiye agasanga naho si we wa mbere, ntibamuhitemo, ntibamukunde, ibyo yari yiteze byose bikabura cyangwa se ntibamugire nyambere, ntabwo ikintu akora bwa mbere ari ukukwibuka wowe umugabo we. Hati nyamara Claude nasize yarankundaga. Oya, ntabwo ari ibyo akora, ahubwo yibuka amakosa yakoze. Gusiga umugabo nka Claude mwiza, ubwo igihe kiba kigeze rero ngo agaruke atari uko akwitayeho, ahubwo azagaruka yigize nkaho aciye bugufi, nyamara abagaruwe n'agahinda gakabije, ukwicuza. Iki gihe amahitamo aba ari ayawe, ni wowe ugomba kumenya icyo umaza uwo muntu nk'uwo. Urashaka kujya wiga inama nk'izi z'ubuzima? Kora subscribe. Kabiri, kugaruka k'umugore nk'uyu ntabwo ari ugusaba imbabazi, ahubwo ni igihamya. Igihamya cy'iki? Nta mugore ugarukira umugabo yaciye inyuma aje kwirega cyangwa se kwicuza ibyo yakoze. Ibyo yagiye atekereza aba yarabibuze. Urabona, abagore rimwe na rimwe bararurwa n'abagabo babashimagiza byihishwa, nyamara ibyo bikaba gusa mu gihe batari babihereza. Iyo bamaze kubihereza bisanga rwose wa mugabo wabashimagizaga rwihishwa atiteguye kubashimagiza ku mugaragaro cyangwa se muri rubanda. Twese tuzi ukuntu birangira. Bisanga mu biganza by'undi mugabo, umugabo wishimiye gukoresha imibiri yabo gusa akanga kumushyira mu hazaza he. Bisanga baratanze amabanga yabo ku mugabo utiteguye kubaha ibyo bamushakaho. Akenshi uyu aba n'undi mugabo uca nawe umugore w'inyuma. Uzanasanga uyu mugabo uzasanga kenshi atanakwemera ko bigaragara ko ari mu mubano n'uyu mugore. Ubundi uwagiye aciye inyuma umugabo we nibwo yisanga yarasanze umugabo utiteguye kumugira umugore. Kukugarukira bizakureka ikintu kimwe: umugore aguta yizeye ko agiye kubona ahantu heza kuruta aho yarari, akakugarukira igihe cyonyine aho hantu yahabuze.
Nyuma y'akaruhuko gato turagaruka tureba ukuntu umugore ukugarukiye biba atari ukuguhitamo ahubwo ari ugushaka abashaka urufatiro. Nimujye kure. Urubuga Life Compass ni urubuga rugira abantu inama ku buntu nk'izi. Life Compass Rwanda ushobora gukanda kuri link nashyize munsi y'iyi video no muri comment, ubundi ukabasha kuba wagisha inama ku byerekeye urukundo, ubuzima, amafaranga ndetse n'imibereho. Wabona no kuri Facebook. Kuri urubuga uba ushobora guhabwa ubujyanama kuri WhatsApp yawe, SMS ndetse na email ukoresheje ibyo ngibyo. Byose bigakorwa mu ibanga nawe umenye uwo uriwe, kandi ubwo ugahabwa ubujyanama bukubereye. Life Compass, habwa inama y'umunsi ku gihe, wirinda ko inshuti zawe zigushyira hanze cyangwa se zazagushyira hanze nyuma y'uko wazisangiza amabanga yawe. Télé Montagne Rwanda ni igicumbi ukuraho ubumenyi, twese tukabana mu isi tujijutse. Ismael umugisha n'ukuba hafi muri urwo rugendo twatangije. Nizere ko wakoze subscribe. Ntabwo ari uko ari ukuguhitamo. Kugaruka ntabwo ari uko ari kuguhitamo. Ukugaruka kwe ni ugushaka urufatiro. Umugore w'umwizerwa ntabwo ajya agambanira umugabo we cyangwa se umugabo akunda. Umugore utari umwizerwa ntabwo ajya agaruka na rimwe, ntazigera agaruka na rimwe ngo nuko agukunda. Agaruka kubera ko ibyo yari yagiyemo bitagenze neza. Ibyo yatekerezaga byamubanye bibi. Icyubahiro cye cyarakomeretse. Amahitamo ye yabaye ubusa. Ikimubaho umuntu yagusimbuje yisanga mu by'ukuri atari umuntu wo kugusimbura. Yisanga ari wenyine nibwo akugarukira. Uretse ko ibyo ntabwo ari ukuguhitamo, ari kugerageza gushaka ikintu cyatuma yumva atekanye nyuma yo gutenguha cyangwa se kwitenguha. Kugaruka aba ari uburyo bwo kurokoka kuri we, aho kuba ibintu by'amarangamutima n'ibyerekeye. 4. Uyu mugore ashaka umutekano nyamara ntashaka kwiyemeza. Iyaba koko yicuza kuba yaraguciye inyuma, yakabyicujije nta kugukoresha. Yakicuje ibikorwa bye nta mpamvu atanga. Yakakwiyubatse nta tuyira twa bugufi akoresheje. Gusa umugore yagarutse aba yirinda ingaruka, ashaka gusohoka mu bwigunge, kongera gutuza ndetse no kugira urufatiro cyangwa se aho ahagaze. Abasa n'uhunga ingaruka z'ibyo yakoze. Ibyo yakoze bigiye kumugiraho. Aho kugaruka agaruwe n'urukundo, abagarutse ngo arebe ko yasubiza inyuma ibintu yangije cyangwa se yazambije. Gusa mu buryo butandukanye n'ubwo uri gutekereza ntaho bihuriye. Nta nubwo kugaruka k'umugore ari amahirwe ya kabiri, ahubwo ni gasopo ya nyuma. Reka tubisobanure. Umugore waguciye inyuma iyo akugarukiye hari ibintu uba ugomba guhita umenya muri karagiteri yiwe. Uwo mugore yakugambanira byoroshye. Ashobora kukubeshya nta soni kandi yaguta akagenda isaha iyo ari yo yose. Ikibabaje, yagaruka nta soni bimuteye akagutera impuhwe. Ashyira imbere gutanga ubusobanuro, kwisobanura kuruta ubunyangamugayo. Akurikira inyungu aho kuba yakwiyemeza. Ibi ndagira ubyumve neza bisobanukirwe. Uyu mugore n'ikindi gihe yabona andi mahitamo akurenze azongera gutagusige. Nta mugore uguca inyuma ngo agaruke kuko yahindutse. Agaruka kubera ko ubuzima bwamuhatirije. Ubunyangamugayo bwe bufite kondisiyo. Uko kuba hafi kwe ni iby'akanya gato. Urukundo abagiye kukugaragariza muri icyo gihe ni umukino abagiye gukina mu buryo bubaze. Kugaruka kwe gufite ikiguzi. Ijambo rya nyuma, ntukagwe mu mutego wo kwitiranya ugushaka kwe ngo kwitiranye n'urukundo. Umugore akugarukira byonyine iyo yasanze yarahombye. Umugabo yasanze agusize ntabwo yigeze akunda kuba yamugumana. Yasanze atari byo agamije. Yashakaga umwanya we aho kumwifuza mu hazaza he. Yamushakagaho kwishimisha aho kuba inshingano. Ubu rero aragushaka. Ashaka ngo umukize ingaruka z'ibikorwa bye. Ntugahinduke ihema ry'ubuhungiro ku mugore washyize itanura ry'umuriro rimwe ku mahoro yawe y'umutima. Umugore waguciye inyuma akagaruka ntabwo ari urukundo, ni ugushirirwa
ni ugushaka amakiriro, ni ukubura ibyo yashakaga ubwo yagusigaga. Iga aya mabanga kandi wiga aya magambo cyangwa se uzumirwe. Iyi ni Télé Montagne Rwanda, ibiganiro nk'ibi ni hano bikurikira. Iki kiganiro wagikunze, dore ikindi wareba kuri screen yawe kandi nagishyize muri comment hasi munsi iyi video. Niba wifuza ibindi biganiro, andika hasi muri comment uti duhereze ibindi, nanjye ndashyiramo agatege dushiye kubahereza ibiganiro byinshi byiza. Nitwa Ismael Mugisha, naho gutaha.